Aha reka nguhe ikaze ukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Newsroom TV. Nizere ko umeze neza muri iki gitondo, ariko aka kanya nyemerere amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko mba nkuzaniye update izibigenda bivugwa. Hanyuma kuri ngubu haravugwa yuko leta ishaka kwisubiza Rubaya cyane mu buryo bukomeye cyane n'ingufu nyinshi cyane, kuko itangiye kuhagaba ibitero mu buryo bukomeye cyane. Ese Rubaya barayisubiza cyangwa M23 irakubakubitira ahareba Inzega? Drone zatangiye kuharasa mu buryo bukomeye cyane, hanyuma ndaza kukwereka n'ahandi hari ibitero byagiye bigabwa mu buryo bukomeye cyane muri iri joro, ndetse rwose AFCM 23 ikagenda ibisubiza inyuma. Ndaza kukubwira amakuru menshi cyane yerekeranye n'imirwano. Reka amakuru yacu tuyahere hano aho mu Rubaya uko byifashe. Ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryakajije ibitero bikomeye cyane muri centre ya Rubaya muri teritwari ya Masisi, irigamije rero kuhikubira cyase kuha ryahakura abarwanyi ba M23 bamaze hafi imyaka 2 bahagenzura. Iri huriro rero ririmo ingabo za leta ya Kinshasa, harimo Wazalendo, ndetse rwose bagabye igitero gikomeye cyane mu bice bikikije Rubaya aho bita Kawele, Kanyaru ndetse na Maruru muri centre hariya muri sheferi ya Buhunde kuva mu gitondo cyo ku itariki 23, ariko n'ubu ngubu barashe Rubaya bakoresheje drone ikomeye cyane yarashe mu Rubaya. Ibyo ni bitero byabaye ku munsi w'ejo, hanyuma mu ijoro ryo kuri uyu munsi ku itariki 24 mu masaha y'urukerera nka saa 8 nibwo barashishije drone muri biriya bice, maze bayirashishije hanyuma ngo bashaga kwivugana abayobozi bari hariya, aho abayobozi bamanutse kugira ngo barebe uburyo urugamba barurwana, barimo General Sultan Makenga rwose n'abandi bayobozi ba General Gaceri, kugira ngo barebe uburyo hariya bayobora urugamba, ariko barahusha cyase baraskwata. Byagenze gute kugira ngo iyi drone iskwate? Iyi drone bari bapanze yuko iza kwivugana aba bayobozi, ariko nyuma biranga. Rero iyi drone yaje irasa amabombe, hanyuma bayirasheho irahobagira, iragenda irasa mu bikuyu byo kwa General Gahizi, niho iyi drone yaje kurasa ibyo bibombe. Izo drone rero zaramutse zirasa ibyo bisasu mu buryo bukomeye cyane, mu buryo ngo bashaka kwisubiza ibirombe bya Rubaya ku ngufu, ariko kandi ni ibintu twavuga yuko ngo baswase kuri uyu munsi, gusa ntiwamenya bashobora kugaruka ibyo bitero bigakomeza. Ibindi bitero bikomeye cyane byagabwe mu gace ka Kitendebwa, Kishihe ndetse na Kiduveri muri Karehe byagenze gute? Reka nkwinjize mu buryo Karehe uko byagenze. Nago ibintu byoroshye Karehe naho ibitero bimeze nabi cyane muri Karehe. Rero ibyo bitero birimo kugira ngo ubashaka uburyo ibyo bice ngo babyisubiza, ndetse rwose babyisubizanye ingufu zikomeye cyane. Hanyuma rero ibyo bice nkubwiye byabereyemo imirwano ikomeye cyane ku buryo imbunda nini n'intoya zumvikanye muri ibi bice. Ubwo rero uraza kwibaza ngo ese leta ya Kinshasa ikeneye iki? Nyamuneka ikeneye iki hano muri Karehe? Ibyo bitero rero nuko byagenze, bashaka kubombarida ibice byose. Ni nako Lawrence Kanyuka yatangaje avuga yuko ngo ibitero byo akwiriye ahantu hose, ndetse rwose ngo kuri ligne front zose igisirikare cya Kinshasa cyangwa se ihuriro rya Kinshasa bahagabye ibitero. Niko saa 1 z'igitondo nibwo bagabye ibyo bitero muri Karehe, muri ibyo bice bya Karehe. Rero baravuga yuko ibi bitero by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugabwa kuri ubu ngubu, ngo bigaragaza kudashidikanya, ndetse rwose umugambi mubi cyane wa Kinshasa wo kuba bashaka kurimbura abaturage, kuko ibi bisasu biraswa mu bice by'abaturage bituwemo abaturage. Ndetse kandi baravuga bati AFC iravuga iti abaturage nibo batubera abatangabuhamya.
nuko byagenze kandi mu ijoro nanone nk'uko byakurikiye ijoro ryo muri Rubaya hariya muri Masisi, ibyo nakubwiraga ku itariki 24 nanone kandi uyu munsi ku itariki 24 mu gitondo cyo ku itariki 24 nka saa 12 nibwo ihuriro ry'ingabo za Kinshasa barimo FDLR Wazalendo ndetse rwose n'abacanshuro b'abazungu bagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bya Minembwe. Ibyo ni ibitero bikomeye cyane, ibitero byagiye bigabwa mu bice bikomeye, bavuga bati turashaka kubyisubija. Ese FARDC irisubiza ibi bitero? Ndibaza ngo imbaraga FARDC izikuyeho zo kugaba ibitero mu bice bitandukanye. Ese kubera iki FARDC yakajije ibitero, igakaza ibitero Masisi, igakaza ibitero Karehe, igakaza ibitero ahantu hatandukanye? Rwose ni ukubera iki? Ndetse na Minembwe kuki yakajije ibi bitero? Imbaraga yazikuye hehe? Ni nako kandi nanone AFC M23 bari kugenda bongera imbaraga mu bice bitandukanye, cyane cyane ibice bya Minjenje, hariya hose bagenda bahongera imbaraga, bashyira abasirikare ndetse n'intwaro kugira ngo batazaba bahamburwa na leta ya Kinshasa, cyangwa se bakashaka kuhakubita mu buryo bukomeye cyane. Wazalendo ngo ntago nabo zimeze neza, hariya zigenda zibagabaho ibitero mu buryo bukomeye cyane. AFC M23 rero si Minjenje gusa, ahubwo na Mpeti iri kugenda ihongera ingabo n'ibikoresho bikomeye cyane, aho ni muri Warikare ndi kukubwira. Rero nahoze nkubaza ngo kubera iki leta ya Kinshasa yabonye imbaraga? Ese yakuye he imbaraga mu buryo bukomeye? Nanjye reka nkusubize iki kibazo, reka nkigusubize gutya. Leta ya Kinshasa iri kugenda ishaka ubufasha bukomeye cyane mu bice bitandukanye by'ibihugu, ndetse iri kugenda ireba yuko hari ibihugu byabafasha. Kuri ubu ngubu yegereye Ubufaransa, kuko rwose nanone ategerejwe i Paris. Ndavuga Perezida Felix Tshisekedi agomba kujya i Paris rwose akabonana na Emmanuel Macron kugira ngo barebe uburyo uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakongera kubwigarurira. Amakuru aturuka rero hariya avuga yuko kuri ubu ngubu nyuma yo kuva i Bruxelles agomba kwerekeza i Paris, akajya mu Bufaransa, akajya kureba uburyo yaganira na Emmanuel Macron. Nkwibutsa ko uyu mugabo ari we wazanye ikintu twakwita ingamba zikomeye, cyangwa se icyo twakwita gushaka kuba yazambye ibintu i Paris hariya, akavuga ati ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwe. Uyu niwe wabihamije ndetse arabisaba rwose, ariko baramukanira, baravuga bati nibura umugabo uzaze ugifungure. Hanyuma ibyo baravuga bati reka bizajye kuganirwa i Doha. Emmanuel Macron rero basanzwe ari inshuti we na Tshisekedi cyane, kuko rwose inama nyinshi cyane zigenda agenda azitabira, ariko kandi agenda namugira inama kubijyanye ngo n'ubutabazi bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndavuga mu burasirazuba, agenda mugira inama nyinshi cyane. Rero nkwibutsa yuko icyifuzo cye cyo gufungura ikibuga cy'indege cyaje gukatwa rwose, bakagifatira kure, bakacyamagana. Nyamara kandi yari yabipanze, amakuru avuga yuko ngo yari yapanze uburyo iki kibuga cy'indege kizakoreshwa rwose nkaho ari igice kigomba gukoreshwa kugira ngo bisubize ibice bya Goma byose. Rero bamwe mu bantu batuye mu midugudu itandukanye yo muri komine ya Minembwe baravuga yuko ngo indege zo mu bwoko bwa drone zikomeje kugenda zibarasaho, rwose zirasa kuri aba basivili. Iyi leta rero ngo igamije kuba yarimbura ikiremwa muntu hariya, kandi ni mu gihe iyi leta yari yaravuze yuko ngo igiye kwemera agahenge kasabwe na Joe Lorenzo. Rero abatuye hariya baravuga bati abatuye hakurya y'umugezi wa Rwiko ndetse no hakuno yaho barashwe n'izo drone, abandi baraswa n'amasasu y'imbunda ziremereye cyane bahasiga ubuzima.
rero kandi ni mu gihe ahangaha abaturage bavuga ko santere ya Minembwe ikomeje kwibasirwa n'ibitero bigabwa n'ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi Wazalendo na FDLR ngo barasa abaturage batuye mu mihana ya Rubemba, Gakenke, Karongi, Kiringi ndetse na Bidego. Ubundi ngo abangaba rwose abacitse ku icumu bagahunga bakajya kure aho ibisasu bitagera. Rero kuva aho bita Poezeru ugana muri iyo mihana nta muturage uhasigaye kuko ngo niho harimo kubera imirwano ikomeye cyane kuko biravugwa yuko Poezeru ngo leta ya Kinshasa ishaka kuyisubiza ndetse ifatanyije n'u Burundi. Rero kuvuga ko hari amakuru avuga yuko ngo Burundi ngo bushaka kuba ngo bwaba security cyangwa se kuba bwagira umutekano utunganye kubera yuko ngo Poezeru ni inzira irimo inzira nyinshi cyane, inzira zigana Baraka, inzira zigana Fizi ndetse n'inzira zigana n'ahandi hose no mu bice bya Uvira. Ubwo rero baravuga bati ntabwo twahwema ahantu tutarahafata. Bongera bavuga bati mbere yuko ibi bitero bya FARDC bigabwa ku baturage amasoko yari yatangiye kurema, ati rero ibi byibanze ku bantu hariya bikabahitana ndetse ibindi bikabakomeretsa. Nguko uko bimeze ni ibitero bikomeye cyane bikomeje kugabwa Minembwe, hariya nta gahenge kari kuba mu Minembwe kuko drone ndetse n'intwaro ziremereye cyane zigenda ziharaswa mu musubirizo. Ndetse nabonye Moise Nyarugabo avuga ati niki gituma barasa Minembwe aho kugira ngo bajye kurasa ahandi. Ese kubera iki amahanga akomeje guceceka mu buryo bukomeye cyane kandi abitero biri kugabwa hano Minembwe? Niba utarakora subscribe ikomeze uyikore, niba waramaze kuyikora reka ngushimire cyane. Nyamuneka mba nkuzaniye update izigenda zivugwa, ariko mu kanya ndaje nkuzanira uko byifashe ahandi mu bice bitandukanye. Rero ibyo ni ibitero naringarutseho, mu kanya ndaza nkuzaniye andi makuru mu rwego rwa politike. Gusa ntaragenda reka nkubwire ngo MONUSCO yasesekaye mu mujyi wa Uvira. MONUSCO yagize gutya nanone bwa mbere isesekara mu mujyi wa Uvira igiye gucunga agahenge basabwe rwose kugira ngo ubagirerebe uburyo ngo bareka guterana, ndavuga impande zihanganya zareka guterana, ariko MONUSCO yari yaranze kuza muri umujyi wa Uvira ingabo za leta ya Kinshasa zitaravamo. Ese MONUSCO izajya mu mujyi wa Uvira kirimo Wazalendo ndetse na FARDC n'abandi babacanshuro? Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko kuri ngubu yamaze kugeramo abakora ubushakashatsi cyangwa se abakora ubutasi bamaze kugeramo kugira ngo barebe uko byifashe, kuko bari baravuze yuko ngo batazajyamo batarohereza abakora ubutasi kugira ngo indege zabo z'abasirikare babo zitazaraswa. Kuri ngubu rero bamaze kugera ni nyuma yuko umupaka wa Kavimvira Gatumba hose wafunguwe. Ubwo Kavimvira ni ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse Gatumba ni ku ruhande rwa leta ya Gitega. Rero wamaze gufungurwa, abaturage babyishimiye. Ubu ngubu abantu n'urujya n'uruza rwose bari kwambuka ndetse ibicuruzwa biri kwambutswa. Kuri ubu rero nuko ibintu byifashe. Reka ngushimire cyane, nkwifurize no kugira ibihe byiza rwose no gukomeza kugubwa neza.